Dusangiranye agafilimi kacu n'umusore w'impumyi. Ahangaha rero yari arimo kugerageza kwinjira muri bisi, gusa hano hari abandi bakobwa babiri, umwe yahise amusunika arinjira. Akimara kwinjira rero shoferi yaramubwiye ati ariko se nkuriya musore ntabwo uri kubona ko ari impumyi? Mugenzi we nawe arabimubwira ati rwose ni impumyi ntabwo uri kubibona. Undi aravuga ati se ibyo ngibyo birandeba, njyewe ndashaka kwigira mu kazi nta kindi kintu kindeba hano. Umusore yaravuze ati shofe mwamfasha nkabasha kureba amafaranga cyangwa se ukandika nkinjira nkaza kukwishyura nyuma nyine maje kwicara. Ahangaha rero umusore yaravuze ati cyangwa reka mbanze nyarebe nta kibazo. Yafunguye ikofi ye, gusa ikofi yiwe byasaga nkaho nta kirimo. Umukobwa hano bari bahagararanye, umwe muri ba bakobwa nyine bari bagiye kwinjira muri iyi modoka, yarabirebye abona ko umusore nta kintu afite mu ikofi ye. Arangije ahubwo wa undi wari umaze kwinjira mu modoka atangira kuvuga ati nabivuze, ubundi se uno mpumyi w'umukene yakura hehe amafaranga yo kwishyura kugira ngo nyine ibashe kugenda muri bisi? Ati wowe nta kindi kintu kikubereye, ahubwo fata iyo nkoni yawe ugende uyihonda hasi, hanyuma ugende nyine ukomeze inzira yose uraza kugera iyo wari ugiye. Gusa umusore ntabwo yacitse intege, yakuyemo amafaranga. Arangije abona ntahagije, umukobwa wari uhagararanye nawe muri aba bakobwa babiri usa nkaho afite umutima mwiza rwose, yaramubwiye ati nta kibazo reka nkwishyurire. Umukobwa arayatanga yose arayuzuza, hanyuma umusore yinjira muri bisi nawe afatanya n'abandi urugendo. Arimo kugenda rero hano shoferi nta kindi kintu cyaho yakoze, yahise yatsa imodoka atangira gutwara. Umusore rero nawe uko yamaze gushyika mu byicaro byiwe yatangiye kuvuga ati reka noneho nzinga inkoni yanjye rwose nyibike. Mu gihe arimo kuyibika, umwe muri bo bakobwa bamwukaga inabi yarebye mu gikapu cye abona harimo amadolari menshi cyane. Uko amajije kubibona rero yahise avuga ati ano madolari ngomba kuyatsindira, ino mpumyi ntabwo igomba kuyantwara. Yahise ahamagara mugenzi we aramubwira ati tegura ya mipira myiza y'abamafiya ndetse utegure n'ibintu byo guhisha amasura. Ati hari imari mbonye, mu kanya ndaje mvemo duhurira aha n'aha hantu kuri arete, hanyuma nibirangiza nkubwire icyo twikorera. Ati rwose ya mafaranga yo muri kampani turayishyura byanga byakunda. Ataragera niyo yaragiye rero ku kazi, yahise abwira shoferi ati shofe hagarika imodoka njyewe ngiye kuvamo rwose muri aka kanya. Mugenzi we aramaze ati none se kuvuyemo tutaragera ku kazi ubwo ngubwo biragenda gute? Ati ndaza kongera ntege nta kibazo. Ati atariko ibyo biragukerereza, ati ibyo ngibyo ntubitindeho njyewe mfite uburyo ndi bubigenzemo. Ahangaha rero imodoka yageze ku cyapa irahagarara. Ikimara guhagarara asanga mugenzi we wambaye agakositime nawe rwose aramutegereje, ndetse afite na ya mipira ndetse na bya bitambara mubwiye bagomba kwipfukisha mu maso. Bahise bagenda rero bajya kugira ibiki kwambara. Uko bagiye kwambara rero imodoka nayo yakomeje ifata urugendo, bakomeza kwigendera. Umusore ageze hano, wa wundi ufite ubumuga bwo kutabona ageze hano yaravuze ati shofe nugera ahantu ku cyapa hameze gutya na gutya umbwire ndavamo. Ahangaha rero shoferi nta kindi kintu yakoze, yaramubwira ati nta kibazo rwose ndakubwira uvemo. Uwo mukobwa nawe aramubwira ati humura nanjye ndakubwira ndahazi nanjye niho ndi buviremo. Bageze hano rero, hano rwose umukobwa wifitiye umutima mwiza yahise abwira wa musore ufite ubumuga bwo kutabona ati twahageze rero ngwino tuvemo. Kumbi barakwereka kuri icyo cyapa hari abantu babiri bambaye ibintu by'imikara, umusore ndetse n'umukobwa. Ubanza ari babandi bagambiriye kwiba ano mafaranga. Batangiye gucana amasiri rero, umwe abwira undi ati itegure rwose wa muntu cyangwa se cya gipfunyika bisa nkaho cyahageze. Ubwo igipfunyika bavugaga yari uno mugabo ufite ubumuga bwo kutabona, gusa ku bw'amahirwe makeya yabo yazanye na wa mukobwa. Hano rero wa mukobwa we wigize ininja yatangiye kureba cya gikapu, atangira guhaguruka asa nkaho ari kumwizengurutsaho ndetse ashaka no kukimwambura. Gusa ntabwo byabahiriye kubera ko wa mukobwa yahise amugoboka, arangije ahita akimwaka. Aramubwira ati mwebwe mwabajura mwe nimutirukanka turahamagara polisi. Yumvishije bavuze polisi nta kindi cyabaye, base birukanka baragenda. Hano rero barakwereka baje kwihisha ahantu hano hafi, baravuga ati reba umugambi wacu urapfuye. Ati none se ubungubu turabigenza gute? Ari amafaranga ya kampani nitutayabona ngo tuyishyure bazabimenya yuko twakuyemo amafaranga y'abandi. Ati kandi rwose bazadufunga, bizaba bitubereye bibi cyane.
ati rero ngwino tugende ku kazi nta kundi, ndabona rwose iby'uyu munsi bituyobeye. Ati kandi rwose uko byagenda kose boss ari hafi kuza, maze iminsi numva manager arimo kubyivugisha. Okanya rero bahise batwereka nyine hano muri ofisi, wa mukobwa ufite umutima mwiza yaraje aza kureba manager ambwira ati boss ndashaka yuko umfasha, hano hari umuntu nzanye kugira ngo umuhe akazi, nta kazi afite, atariko rwose ndabizi neza ko yabikora neza. Manager rero ntabwo yatindiganyijemo, yahise ambwira ati akira ahubwo inifomo, twari dukeneye umukozi uzajya udukorera amasuku. Arangira avuga ati ati nta kibazo. Uko rero wa mukobwa ari kujya gusabira akazi wa musore, ubwo yarahagaze hano babandi nabo babajura baraje bagera hano ku kazi, bahita bavuga turi hasi wa musorera twari turimo turashaka, none tukaba tubonye ageze hano mu kazi kacu, buriya hageze gute? Baravuga ati wow, ati noneho biratworoheye kurushaho kubera yuko ubu ngubu rwose akazi karikoze, tugiye kumwiba rwose mu minota mike cyane, upfa kuba ari we wizanye, ati ahubwo tugende tujye gutegura umushinga. Barakwereka rero bageze hano babonye wa mukobwa afite umutima mwiza amujyana, agiye kugira ngo yambare inifomo, ndetse murabona yuko yahise atangira n'akazi ke. Uko arimo gukora amasuku rero babandi baraje batangira kumubara, baravuga ati ngiye kugenda mwigwisheho, nindangiza kiriya gikapu cy'ikigwe muri puberi. Barakwereka aho cyari kiri koko cyahise kigwamo. Arangira ahita avuga ati nanjye ndahita nza. Nawe uko yahise babiganira yahise anaza, amaje kuza aravuga ati ati rwose turabona ntabwo uri kubasha kubona, uri gukora amasuku. Undi aravuga ati ariko ndabishoboye nta kibazo, ntabwo nkeneye abamfasha. Ati hoya reka tugufashe basi tukujyanire no puberi hanze, ati tuyijyane nyine aho basanzwe babishyira. Barakwereka rero nta kindi kintu bakoze babajura, bahise bazingiramo cya gikapu cy'umusore. Arangije ahangaha umusore ahita avuga tuzi ko banyibye, kumbi wa musore ntago afite ubumuga bwo kutabona. Ahangaha rwose umusore arareba neza, n'ibyaberaga hano byose yabibonaga, na ya nkoni yahise ayisiga aho ngaho akura puberi arigendera. Araje avuga ati aha icyo nashakaga nkigezeho. Kumbi babandi nabo baje hano batangira kujya muri bya bikapu barebamo, amafaranga barayabura. Umukobwa aravuga ati none se ko yararimo hano agiye? Kumbi hubwo nta kindi kintu basanzemo, bisangiyemo amadokima. Aya madokima baravuga ati se ihangaho ubundi harimo ibiki? Hari harimo dosiye zabo uko ari babiri, bavuga ati ibingibi ni ibirego birimo gushingwa bano bantu uko ari babiri. Baravuga ati mana yanjye ibingibi noneho ni ibiki? Kumbi manager nawe yahise aza mu gihe bakiri mu rujijo batazi ibiri kubabaho ndetse n'ubwoba bwabishe. Baravuga ati manager ati muze tugende tujye guhura na boss aradushaka igitaraganya, ati tugende tujye kureba uwo mu boss, ati noneho baratwica n'amafaranga y'abandi twibye. Ati hangaha rwose akacu katubayeho. Bakigera hano barebye umuntu bari kuvuga ngo ni boss, bahise basanga ni wa musore wari wigize umuntu utabona. Arangije arababwira ati rero ubu ngubu ngiye muri aka kanya ndashimira uno mwana w'umukobwa kubera umutima mwiza afite, ndetse umutima utarimo ibintu by'ubujura cyangwa se byo kwikunda. Ati ariko bano babiri ndabasabira yuko mwabatwara, ati kubera yuko n'ikirego cyanyu polisi ubu muri aka kanya irakizi, ndizera mwasanze impapuro zari zirimo hara muri kiriya gikapu cyanjye. Ati ubu ngubu rero ziriya nizibajyana kubafungisha kubera ibyaha by'ubujura ndetse no kunyereza umutungo wa kampani kandi mu bigo mutabiherewemo uburenganzira. Nuko rero bahise bajya kubafunga, ndetse ni nuko nguko agafilme kacu karangiye. Turabakunda cyane, mukomeze mukore subscribe, like, share na comment, byanyu ni ingenzi. Ciao ciao.